narakangutse ndamubura rwose numva ibintu biranze numva ndamushaka cyane. ubwo rero wowe ni ukwitonda utazakinisha ibintu byo kugira ngo uryamane n'umukobwa. ubwo hagati aho rero ufite imyaka ingahe? Imyaka ingahe? 12. 12. warota uraranye n'umukobwa? Jesus is Lord. Sibyowe nabiroseho rimwe. byari bimeze gute? Oh shit. Barebye byari bimeze neza tu. Aho rwose byari sawa nawe urabizi ukuntu ibintu biba bimeze. Narabyutse narakangutse ndamubura rwose numva ibintu biranze numva ndamushaka cyane. ubwo rero wowe ni ukwitonda utazakinisha ibintu byo kugira ngo uryamane n'umukobwa. ushobora kugira ukamutera inda, urumva? dore iyo uri muri ico gihe uwo imisemburo yawe iba itangiye kugenda iravubura ico bita intanga. What be this? Jesus. Blood of Jesus. Byari byiza cyane rwose. cyo naho niho hari icyitonderwa nyine kutagomba kubikinisha. kurota bwo wenda nta kibazo waje n'ubundi biza byizanye ukabirota nta kibazo, ariko kubishira mu bikorwa kirazira. ushobora gukuramo ingaruka mbi cyangwa nizo udashoboye gukontorora. Nese nk'ubu muhuye ubu wihanganara, ugomba kwihangana. ahubwo uzagerageza reka nkubazeho gakeya. uzi umugore uzi ibintu bice bimugize? umugore ibice ndumva mbizi zimo bike. atandukaniye hehe n'umwana ukiri mutoya w'umukobwa? umugore mukuru n'umwana ukiri mutoya batandukaniye? wenda urebye ku mubiri ubona ari ibihe bibatandukanye? yuko umugore aba afite hano hanini hajya bahita mu gatuza hanini, gatuza ubwo aba afite amabere. naho umukobwa mutoya w'umwana umukobwa mutoya zikabaga ameze nkanje. ubwo rero umukobwa uriyo umugore ufite amabere wo abashobora kubyara, naho akana kakiri gatoya nabo kabyara. noneho kariya niko nzaza ndajaho kariya oya ntabwo byemewe. ntabwo byemewe kuja kubibara. wowe ufite imyaka 12 uri umwana ubu utangiye kurota, ugomba kwitwararika cyane ukirinda guhura n'umukobwa cyangwa n'uwo mugore. yego bon ubwo rero tugiye kugera uburyo umwana abonekamo ukuntu avuka nuko ashobora mbese kugira ngo azavuke ibibanza. sibyo? ibibanza ibikorwa. ese uri ibitekereje ubona umwana yaba aturuka hehe? umwana kugira ngo agahinja kaboneke umuntu abyara umwana, umugore abyara umwana ubona aba amubyara amukura mu mufuka, amukura mu isengeri, ubona yaba aturuka hehe? harambye ngaturukaga mu kanwa. ntabwo bakubwije ukuri. ugize imyaka 12 ubona ugiye gukoraho ikizamini cya leta cyo kujyana mu yisumbuye niwitwara neza, umwana ugomba kumenya ahantu aturuka. none si aturukaga umwana aburiye aturukaga hehe? biroroshe turabigeraho. mbifitiye amatsiko we. ufite amatsiko? bon ubona ko
iyo umuntu w'umuhungu amaze kugira mu myaka 15 n'itandatu, abahungu bari hejuru ya 15 no guhera kuri 15 kumanuka, wambwira ahantu batandukaniye urebye nko mu isura yabo? Mu isura yabo mbona bagize imitsatsi hano. Ibyo ntabyitwa imitsatsi. Iyo mitsatsi iza hano ku matama bayita ubwanwa. Ubwanwa. Ubu nanjye nzabugira se? Uzaza nugira imyaka 17 uzaba ufite ubwanwa bwinshi. Iriya mitsatsi bose nanjye ndazikumbuye. So rero dukomeze tujye ku biranga twari turi ariko nari nibagiwe gakeya ku biranga umuntu w'umuhungu watangiye gukura. Amera azana umusatsi ahangaho, uwo musatsi uri kwita umusatsi nakubwiye ko ari babyita ubwanwa. Noneho hari ahandi hantu utekereza ko wenda umuntu wenda yagira umusatsi? Mbwira hamwe cyangwa habiri. Mbwira hamwe. Umusatsi baraha barihera ku matama wabivuze ko babyita umusatsi, ariko ntareko byitwa ubwanwa. Tekereza ureba ahandi wenda, nubwo tekereza ureba ahandi hashobora kuba hamera umusatsi. Ndahibutse papa yigeze kugira guca mbona muno harimo umusatsi. Aho ngaho nawe nukura uzamera, ariko ntabwo bawita umusatsi, bawita incakwaha. None si bitandukaniye he n'izi misatsi zibaga ziri hano? Aho ngaho ni ku kananwa, niyo mpamvu hitwa ubwanwa. Aha rero ni mu kwaha, niyo mpamvu zitwa incakwaha. Hari ahandi rero naho hamera umusatsi hano mu gituza. Umusatsi mu gituza. Ntabwo wawita ubwanwa, ntabwo wawita incakwaha, ntabwo wawita umusatsi, zitwa impwempwe. Subiramo. Impwempwe. Ibyo wabimenye. Wakomeje. Wambwira ikindi kintu kigaragaza ko we n'umusore yabaye mukuru, ari gukura, mbese ari kuba umusore w'ingimbi? Ibyo ngibyo byo kumera imisatsi tubaye nkaho tubirenzeho. Ibyo nabashe kumenya nibyo. Nabashe kumenya nibyo wose. Umusore iyo yamaze gukura, atangiye gukura, ijwi riba rinini. Yego, ku buryo yahamagara si akarenza umusore. Kuvuga ijwi nyine rifite base biremeye nk'iry'umugabo. Aba bandi baririmbaga muri korali. Noneho umukobwa ikizakubwira ko nawe ari gukura, ijwi riba ritoya rikazamuka, mbese akagira akajwi kazamuye ariko kameze nk'akataremeye. Ndabumvaga iyo bari kuririmba muri ya korali mbagamo yayindi. Bahuririmbaga urahazi nako nawe urabyumva nyine ukuntu baba baririmba, utujwi baba bafite. Ndatuzi cyane. Twagiye icyo tugiye gusorezaho, tugiye kurebera hagati, tugiye kureba ingaruka umuntu ashobora guhura nazo igihe aryamanye n'uwo badahujije, wenda nk'umuhungu akaryamana n'umukobwa bagahuza ibitsina. Ingaruka guhuzaga ibitsina gute? Hari ukuntu baryamana ibitsina bakabihuza, ariko ntabwo byemerewe abana abo, ntabwo byemerewe. Yemerewe abantu basezeranye mu mategeko no mu rusengero.
none ugiye siko kureba ingaruka zibyakugiraho nkawe urufuku bifitiye n'amatsiko akabazo kureba none ko babirotana uko mbirotana birota kubera imisemburo yawe uba wageze mu gihe cyo imyaka uba ugezemo umubiri wawe uba ugeze igihe cyo kurekura iyo misemburo niyo mpamvu birota